Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese abakurikira iki kiganiro cya Saveur Divine, ndabasuhuje mwese abadusengera, ndabasuhuje mwese abadutera inkunga. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Turimo turashima Imana ikitubeshejeho, ikaba ituremeye icyumweru gishyashya, ishimwe cyane. Ikaba ituremeye umunsi mwiza dutangiye icyumweru wo kuwa mbere, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Kandi nkuko mubizi, dushoje ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025. Imana yakubanyemo natwe, none dutangiye ukwezi kwa kabiri. Imana ishimwe. Turimo turayinginga nguko yabanye natwe ahashize, ize ibane natwe no muri uku kwezi kwa kabiri ituremeye. Yego rero muri kino cyumweru turimo turaganira ku magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, ibice ni 2 umurongo waho n'uwa 5. Cyumweru gishize twaganiriye ku murongo wa 4. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku murongo wa 5 wo muri icyo gice. Umva ukuntu handitse. Haravuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Mu nkundire twongereho amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 4 umurongo waho n'uwa 12. Reka dusome. Handitswe ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, ni Kristo. Nta wundi abantu bahawe kugira ngo babone agakiza, ni Kristo. Yesu niwe zina ryiza rihebuje risumba ayandi mazina yose yo mu isi. Niwe wenyine twahawe dukwiriye gukirizwamo. Haleluya. Ubushize twasomye ijambo ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni ijambo tuzi cyane, ibice 12 umurongo wa 6. Yesu ubwe yaravuze ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Kugira ngo tugere kuri Data tunyura kuri Yesu Kristo. Niwe twahawe uduhuza n'Imana. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu uzajya kwa Data Yesu atariwe umujyanye. Haleluya. Nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe uretse irya Yesu Kristo. Niryo ryonyine dukwiriye gukirizwamo. Haleluya. Yesu niwe uduhuza n'Imana. Ntabwo wanyura ku batagatifu, ku bantu bagiye. Ntabwo wanyura ku bamarayika, oya. Ntabwo wanyura kuri Mariya, oya. Abantu benshi bafite ukuntu babigenza cyangwa babikora, ariko iki jambo ry'Imana ritubwira. Jambo ry'Imana niryo twahawe ryonyine ngo abari ryo rituyobora. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu.
ngo kandi nawe ni umuntu, niwe Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imana yamusize hejuru. Bibiliya itubwira ngo yamusize hejuru ya byose, ngo imuha izina ngo riruta ayandi mazina, ngo kugira ngo indimi zose zature ko uwo nguwo Kristo ari umwami, ngo kandi amavi yose, haleluya, ngo apfukame mu izina ry'uwo nguwo ari we Yesu Kristo. Bibiliya itubwira ko yamusize hejuru y'ubutware bwose, imushyira hejuru y'ubushobozi bwose, imushyira hejuru y'ubwami bwose, ngo imushyira hejuru y'izina ryose rivugwa, ngo atari mu gihe cya none gusa ahubwo ari no mu gihe kizaza. Izina rya Yesu Kristo niryo twahawe dukwiriye gukirizwamo. Muririmbyi yararirimbye ngo iryo zina rikwiriye abantu bose, ngo abasaza ngo ndetse n'abasore, ngo rizanira umuntu wese ngo ibyiringiro bizima. Izina rya Yesu niryo ryonyine ritanga agakiza. Kwizera Yesu nibyo byonyine bizatuma tujya mu ijuru, tubona ubugingo buhoraho. Bibiliya itubwira ngo ufite uwo mwana niwe wenyine ufite ubugingo buhoraho. Udafite uwo mwana nta bugingo afite. Uwo mwana ari we Yesu Kristo. Mukundwa mwene data unyumva, ndaguhendahenze ngo wizere wakire Yesu Kristo, umwana w'Imana. Niwe wenyine abantu bahawe utugeza ku Mana, niwe wenyine ukiranuka. Twebwe dufite gukiranirwa, ariko iyo twinjiye muri Kristo tukaba muri we, Imana ikaturebera mu mwana wayo, mu gukiranuka kwa Kristo. Natwe bituma twita abakiranutsi, atari ukwacu gukiranuka, ahubwo ari ugukiranuka ku mwana wayo Yesu Kristo. Nshuti mukundwa, dufite umuhuza umwe twahawe uduhuza n'Imana, ni Yesu Kristo. Numwizera urabona ubugingo buhoraho, numwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe urabona ihumure, urabona amahoro. Ndaguhendahenze mukundwa, nta yindi nzira wabona. Inzira ni Yesu Kristo, niwe wabivuze. Nta handi agakiza kabonerwa, ni muri Yesu Kristo. Nta handi amahoro abonerwa, ni muri Yesu Kristo. Mbese Yesu Kristo niwe wenyine, niwe waduhuje n'Imana. Tumaze gukora icyaha, ni nkaho hari kuba hariho nk'urusinga rwaduhuzaga n'Imana. Connection yari ihari, Imana imaze kuturema mu ishusho yayo, niko umuntu byari bimeze, afitanye relation n'Imana. Ariko umuntu amaze gucumura, gukora icyaha, ya connection wandi twise ngo ni nk'umugozi, ya connection irakatika, icyaha kirayikata. Yesu aje akurura pariti imwe, ni ku ruhande rumwe rwo hepfo n'urwo haruguru, iburyo n'ibumoso, arakurura yunga ibyari byarasenyutse. Imana yongera kutubona nk'abana bayo, ituboneye muri Kristo Yesu. Imana rero nibaho umugisha wowe unyumva, nagira ngo nkubwire ngo hariho ijwi rikomanga ku mutima wawe. Nyamuneka, nyamuneka, Yesu nawe aravuga ngo ndi inyuma y'urugi rw'umutima wawe, ndakomanga. Niwumva ijwi ryanjye ugakingura, ndinjira dusangire. Yesu ntari kure yawe. Mubwire gusa ngo nyamuneka Yesu, mbabarira ibyaha byanjye, unyakire, ndakwizeye, umbere umwami, umbere umukiza. Imana nibaho umugisha. Narinje kubabwira ngo nta wundi muhuza uhari uretse Yesu Kristo. Nta rindi zina twahawe dukwiriye gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. Imana nibaho umugisha. Kwizera Yesu nibyo bizakujyana mu ijuru. Kwizera Yesu nibyo bizatuma ubona ubugingo buhoraho. Kandi ukinari mu isi, iyo wakiriye Yesu ubona amahoro, iyo wakiriye Yesu ubona ihumure, iyo wakiriye Yesu uba ufite byose, kuko niwe shingiro rya byose. Kwizera Yesu niyo fondasiyo y'ubuzima. Imana nibaho umugisha. Imana nibashyigikire, mukomeze mugire cyumweru cyiza dutangiye. Imana ibashyigikire muri cyo, mugitangire rwose mwibuka iyi mpano nziza Imana yaduhaye y'umwana wayo kugira ngo atwunge nayo. Yesu niwe muhuza wenyine wacu n'Imana.
Yesu niwe wenyine zina ryiza twahawe dukwiriye gukirizwamo, nta wundi agakiza kabonerwamo uretse Yesu. Imana nibaha umugisha. Mana turagushimiye ko waduhaye Yesu kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Ndaguhendahenze Mana nyiribihe ngo umuntu wese wumvise iri jambo umureshye umushyikirize Kristo. Twamenye ko ntawe ubasha kwizera Yesu Kristo atarehejwe n'Imana. Reshya abantu bawe Mana ubashyikirize Kristo. Iri jambo ryagure mu mutima wa buri wese uryumvise. Imbabazi zawe zikomeze kutwomaho, ubashishe buri wese gufata icyemezo cyo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo atazarimbuka. Ndagushimiye nyiribihe ku bwa byose wakoze n'ibyo ugambiriye kutugirira, biruta umusenyi ubwinshi, mu izina rya Yesu. Amen.